hanze gituma Arsenal itandukana na Visit Rwanda kubera igitutu cya politiki? ntabwo ntekereza yuko abantu batandukanye mu buryo bw'amasezerano babyemeranyijeho haba hari indi mpamvu. Ufata iki impande zombi zavuze ni nacyo cy'ukuri. u Rwanda rero rw'ipronounce biciye muri RDB rwagaragaje ko kugera ku musozo w'amasezerano bizamuka wa gatandatu umwaka utaha biturutse ku bwumvikane bw'impande zombi, mutual agreement. Ni nabyo nabonye na Minisita Neri Mukazayire ashima cyane ibintu byinshi byagiye bikorwa mu kuzamura umupira w'amaguru mu gihugu, mu gutoza abatoza, amakademi n'ibindi byagiye bigerwaho. Hanyuma nabonye n'umuvugizi wa guverinoma yacu Yolande Macron, ubwo ndagenda mbakotinga ariko mu magambo magufi, nawe yagarutse ku kuba u Rwanda rwishimira ibyo rwageranye n'ikipe ya Arsenal, surtout yitsa cyane ku bijyanye no kumenyekanisha isura y'u Rwanda. Gusa muri rusange na Arsenal irashima. Nabonye umuyobozi w'ubucuruzi muri Arsenal agaruka ku buryo ikipe ya Arsenal yafashijwe cyane na partnership yagiranye na RDB cyangwa se n'u Rwanda, ko yabafashije kubaka ikipe nziza mu by'ukuri zahatanira ibikombe mu myaka iri imbere. Ni urugendo rero impande zombi zishimira. Hanyuma u Rwanda rwo rukanagaragaza yuko nyuma y'icyo gihe rugomba no guswitchinga amambisiyo rukabyerekeza ku isoko rigari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari population mu by'ukuri ifite icyo bita pouvoir d'achat, ubushobozi bwo kugura cyangwa se gukonsoma serivisi z'ubukerarugendo, ari nazo twifuza yuko baza gukonsoma hano mu Rwanda. Ntibyabura ko abantu bavuga sport washing, ibiki bintu nyine bivugwa byinshi mu bitangazamakuru ni ibivugwa, ariko iyo ujya gufata mu itangazamakuru uruhande, wemera ibyo impande zombi zavuze. Arsenal yagaragaje uruhande rwayo, u Rwanda rwagaragaje uruhande rwarwo, barabihuriraho ko bose habayeho kumvikana. Kandi ikindi, ntabwo y'amasezerano atangiye biba bisobanuye ko azahoraho. Mbere se yari ahari ubundi 2010 u Rwanda rwari rufitanye amasezerano na Arsenal, 2015 se bwo yari ahari. So kuba rero yahagarara n'ibintu bisanzwe ku mpamvu runaka. Ntabwo u Rwanda rwavukanye na Arsenal mu nda ngo uvuge ngo Arsenal igishingwa ngo u Rwanda rwari rurimo ngo none ngo mu myaka 100 irenga ngo ku cyungu bari bwo amasezerano ahagaze. So ni ibintu nyine byagomba kugira. Nizi zo muri Amerika bizagira igihe nyine amasezerano ahagarare, hatekerezwa izindi angle. Ni nk'uko n'ibindi bigira igihe bigahagarara hakaza ibindi bishya. Niko ubuzima buteye nyine, niko ubuzima bwawe nk'umuntu buteye, niko n'ubw'igihugu buteye, niko n'ubw'ikindi kigo cy'ubucuruzi runaka buteye. Ni ukuvuga ngo habaho guswitchinga amambisiyo. Uyu munsi wa none Ruvoyanga wowe ushobora kufokasinze mu kuzuza iriya nzu yawe igeretse. Ejo bundi uzafokasinze ku mugore, ejo bundi uzafokasinze ku gushyira umwana mu ishuri, ejo bundi uzafokasinze kuri retirement yawe. Nyine ibintu birahinduka. Impinduka ni ikintu gisanzwe, nta kindi kintu. Haba hari external factors zibirimo, zaba zitanahari. What you have to be happy for, icyo kwishimira nuko byagize umusaruro. Ese umushinga wizwe neza? Indeed, cyane. Ese hari icyo byamariye igihugu? Cyane. Ese hari icyo bizakomeza no kudufasha mu myaka iri imbere? Cyane. Ese ibyo twabonaga by'inyungu ari ahandi twabikura? Twamaze kugera muri Amerika ku isoko rinini kuruta n'i Burayi. Ese nk'umunyarwanda akwiye kuba proud yabyo? Yego. Ibivugwa se nkwiye kubyima amatwi? Cyane. Kubera iki nkwiye kubyima amatwi? Nuko mfite verisiyo y'igihugu cyanjye. Period. Ubundi ni mpamvu yo kubyima amatwi. Urabona ko Kroenke aba ba nyiri Arsenal bayita Kroenke Sports and Entertainment, ni nabo ba nyiri Los Angeles Rams ikina shampiyona NFL mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo ntabwo wavuga ngo batandukanye nabi, kandi n'ubundi bagikorana. Uvuga ngo n'ubundi Visit Rwanda iracyakorana na Kroenke Sports and Entertainment, ariko bitewe atari muri Arsenal, mu bindi bice cyangwa se mu zindi discipline bagiye bafite. Kandi banavuga ko nk'umujyi wa Los Angeles, impamvu wenda u Rwanda rwanagiyeyo, ufatwa nk'umujyi ushobora kuba uwa mbere cyangwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no kuba utuwe n'abafite amafaranga menshi. Umujyi ukize cyane, ubamo aba businessman bakomeye, kandi bavuga ko buri Abanyamerika nibo ba mbere ku isi mu gukora ibijyanye n'ubukerarugendo cyangwa se gusura ibikorwa by'ubukerarugendo. Kuko ndabyibuka ko ndi nko mu Misiri, tujya gusura zira piramide zo zikayira mu Misiri, twasanze umubare munini w'Abanyamerika kurusha
n'ubu abanyagihugu b'abanyamisiri bagiye kuzisura cyangwa se n'abandi bavuye mu bindi bice uvuga ngo rero isoko ry'abanyamerika banavuga ko urebye nko mu myaka ishize abanyamerika aribo basuye cyane ibice by'ubukerarugendo by'u Rwanda kurusha abandi uvuga ngo nibo basura cyane uvuga ngo niba u Rwanda wenda rwaragiye gukorana na Arsenal mu bijyanye no kumenyekanisha u Rwanda nyuma y'uko abantu bamaze kumenya u Rwanda none u Rwanda rugiye kubyaza umusaruro kuba rwaramenyekanye kubyaza umusaruro rero abanyamerika bagaragaza ko aribo batanga umusaruro wenda kurusha abanyamurayi mu bijyanye no gusura mu buryo buri simple reka tureke kwirirwa tujya mu gukompara abantu ntacyo bimaze dushimira Arsenal ibyo yadufashije that's it. Arsenal yabanye neza n'u Rwanda imyaka 8 kizaba ari igihe gihagije cyane ya brandinze u Rwanda n'u Rwanda rwayihaye ibyo rwagombaga kwiha. Arsenal nta kibazo ifite n'u Rwanda nta kibazo rufite, naho ibyo guswitchinga ambition nabyo muri Amerika byo ni isoko ryiza. Rwanda na Arsenal mu gusoza amasezerano bari bafitanye muri iki gihe cy'imyaka myinshi rwose cyangondera bareyo batine bamanure muri Murera atako kanyenyeri rero ati umwanya wa Murera urageze ataho cyara nasabiye Murera ko yambara Visit Rwanda ati cyara kabaye none ati ni mu manure yo Visit Rwanda abari nubwo bivuga wenda baseka batebye babitebye ariko ngewe rwose iyi gahunda ibayeho ngiye byanshimisha muri aya makipe manini yacu RDB irebye uburyo izamenamo agafaranga ubundi rwose nabo bakajya bambara Visit Rwanda kuko oya miliyoni service z'amanyarwanda yahitana umuntu RDB ndabizi ko yafatije ibikorwa nka 15 ariko bose bakombina bose batageza miliyoni 150 RDB bareba kure ubwo nibabona ari ngombwa nyine nabo bazamanuka muri Murera nk'uwo mufano uko abivuze no muri APR bazarebemo amakipe nyine yacu akomeye ahangaha agenda yitereka cyane cyane akunda gusohoka bazabidenenge. Nabonye ko Tanzania ya ma equipe asohoka Serito nka Simba uburyo bakorana na Visit Tanzania urumva bituruka ku kudiringa kwa ya ma equipe ariko nayo akaba afite uburyo ibintu byabo bifite umurongo ya icyo kintu nicyo gikomeye twakorana na Rayon Sport matsinda itakandagiramo nicyo kintu bagomba kuzamura RDB nafata 2 nahera kuri 2 mu Rwanda APR na Rayon ariko zikazamura ayandi sinyanze nahera kuri 2 nashaka ashyiramo miliyoni 1 y'idolari miliyoni 1 y'idolari ni miliyari 1 na miliyoni 450 nkazigabanya kabiri bose igafata almost nka miliyoni nka 775 cyangwa 780 nkazigabanya. Rayon Sport nkayibwira ni score nayo nizamure nk'igihugu nkagira ibyo norerezamo score igahareye 2.5 ariko mu mafaranga tari bya bindi bavuga ngo byaciye mu bindi n'ibindi akaza ari cash mu mafaranga ikafite miliyari yuzuye ikayitangirana ntaganire Rayon Sport uziyishyuriza ku bibuga uzagurisha jezi nkayi ubuyobozi bwiza mu kwambere nkabwira ngure umupira mu kibuga mukina iyi Murera ubwo rero nuko gahunda zifashe hanyuma tugiye rero turacyari ku mugabane wa Afurika tunyarukire nyamuneka muri Maroc habaye umuhango wo guhemba abatlete bitwaye neza kurusha abandi kuri uyu mugabane n'abakina hanze y'umugabane muri rusange. Duhere rero ku batlete bagiye batandukanye ibere ngira ngo urabifite aho ngaho twahera kuba imbere muri Afurika. Yego byari ibirori bikomeye cyane, ibirori byabereye iraba mu gihugu cya Maroc, bikaba byabereye aho bita Mohammed VI Polytechnic University cyangwa se UM6P iraba muri Maroc. Rwose byari ijoro rikomeye cyane, abantu babonye abayemusibire babayoboye ibi birori barimo bita Angelique Kidjo, akaba ari umugore w'umunyabene, umugore kuneri yambaye kabisa umuhanzi ukomeye kuko afite amagrammy agera muri 5 n'uburyo ayobora ibintu rwose ubona ko bari mu kintu cya art cyangwa se cy'ubugeni. Yari kumwe n'umunyamaroc nawe umukomedi w'umwacteur ukomeye cyane mu gihugu cya Maroc witwa Wallace, nawe yacishakamo utuntu two gusetsa kugira ngo wenda abantu batanarambirwa. Byari ibirori byiza cyane bari bateguye, batumiye abahanzi bagiye batandukanye barimo n'umunyakongo witwa Awilo Longomba, mwabonye ko yakoze performance nziza cyane abantu bishimiye. Hari umunyagana witwa Fuse OG, urabuka Fuse OG nawe no tipu zi kuririmba cyane, ndetse n'umunyamaroc kazi witwa Aduha Lahuyawi. Muzima cyane
uyu munyamarokazi ari kuririmba pe ari kuririmba nta muntu wahumvyaga ubwo rero nk'umukobwa nawe uri mu rugo yasuzukije abirori bitabiriye ibyo birori hanyuma rero abantu benshi bafite amatsiko yo kureba abaza kwitwara neza muri ibi bihembo byo guhemba abanyafurika bitwaye neza cyane ngira ngo abantu benshi bavuga bati se ko iki gihembo kimaze iminsi kibera mu gihugu cya Nigeria murabizi ko umwaka wari wabanje yari Victor Osimhen wari no muri batatu bahatanira iki gihembo umwaka ukurikiyeho aba Ademola Lookman baravuga batari ko noneho kuri inshuro birashoboka cyane ko byahinduka umuntu rero anyuze wenda mu bihembo tukaza kubisesengura nyuma cyane cyane nk'umukinnyi w'umwaka mu gihugu kuri mugabane wa Afrika ngira ngo umukinnyi w'umwaka men's player of the year yabaye umunyamaroke ukina ikipe ya Paris Saint-Germain yitwa Achraf Hakimi kabisa ajya gufata igihembo acumbagira afite akagare keza cyane agomba kugendaho kubera ko afite imvune akagare keza cyane ni keza kare rwose nta ushobora kuvuga ngo yagendera mu kagare abantu bakajya muri bwa bugare abantu bahunitse bagenderamo nepo ariko karakantu byo kameze ni muzima Fabrice yigeze kubwira Kanyombya ngo iwacu Nyamasheke ngo hamarimba abiri ngo abirimbi ry'abakire n'iry'abakene Kanyombya aramubwira ati wahitamo irihe ati nahitamo iry'abakire ati jyayo rero akagare nta wana kagendera utaravunitse ariko nakamufashaga anyway nakagare yagenderagaho ariko ntabwo ari twatundi bicaramo kuko yavunitse ukuguru kumwe nakanasa n'uhinivi akarishyiraho noneho kugira ngo icyo kirenge cyavunitse nyine atagikandagiza hasi ko bamwambitse bya bintu bimeze nk'ibibote hari ukuntu bashyiramo isima nepo urabizi bagashyiramo ikintu kimeze nk'ikintu cy'igikweto kinini kugira ngo ikirenge nyine kidahubangana kuko nicyo yavunitse kibe protege so rero ntabwo yari yemererwa gukandagiza ikirenge hasi ruvuyanga niyo mpamvu bari bafite ako kantu k'akagare abantu bagiye no kuri Instagram zacu bazibona namwe mwayipostinze njye nagashyizeho kuri Rugajurigani Sport sorry kuri Rugajurigani kuri Instagram yanjye kuri Rugajurigani n'ahandi abantu bashobora kubibona n'akantu k'akagare agendera ari kahagaze yashyiraho ivi akagenda ahagaze abantu bayibona cyane kagasimba hanyuma umukobwa w'umwaka muri Afrika yabaye wo bita Ghislaine Chebak akaba akinira ikipe ya Al Hilal n'umunyamaroke yagiyemeje bundi avuye mu ikipe ya AS FAR anakinana na Sisate Oshowara muri iyi gift inshuro 6 ni bamwe mu bakinnyi Al Hilal yaguze muri Saudi Arabia mu buryo bwo gukomeza ikipe yabo mu gihe umutoza w'umwaka yabaye wo bita Bubista n'umunya Cape Verde w'undatoza ikipe y'igihugu ya Cape Verde umutoza ufite izina ryiza kabisa nabonye abantu banishimiye kuba yagihawe nabonaga abavandimwe numvaga abavandimwe Rugangura na Samiri babisesengura nabahurizaga ko ari we ugikwiye ariko ni nabyo ni nawe kujyana igihugu nka Cape Verde muri World Cup ni ikintu gikomeye yego umuzamu w'umwaka rero yabaye Yassine Bonu akaba akinira ikipe ya Al Hilal mu gihugu cya Arabia Saudite n'umunyamaroke harya nepo nibo batwaye Champions League ya Asia oya Champions League ya Asia yatwawe na ba Mendy na ba Riyad Mahrez nibo kuko turaza kuyibona ni nacyo kintu cyagiye gitungurana uraza kubonamo abakinnyi benshi nk'iki gihembo cya Global Soccer Award gitangirwa Saudi Arabia rwose higanjemo aba bakinnyi bo muri Al Hilal yatwaye Champions League yo muri Asia nanjye byantunguye kuri Yassine Bonu Bono wenda bakurikije performance ye mu gikombe cy'isi cy'amaklebe yagizemo performance nziza nabwo harya bageze kimwe cya kane Al Hilal yageze kimwe cya kane kandi yagizemo performance nziza hanyuma women's goalkeeper of the year umuzamu w'umukobwa w'umwaka yabawe bita Chiamaka Nodzi akaba akina ikipe ya Brighton and Hove Albion n'umunya Nigeria mu gihe kandi ikipe y'igihugu y'umwaka yabaye ikipe y'igihugu ya Maroc y'abatarengeje imyaka 20 nyuma yo kwegukana igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 kabisa ubona ko nabafashe ijambo bose bagendaga bayigarukaho mu gihe kandi ikipe y'igihugu ariko noneho nziza y'abagore ni ikipe y'igihugu ya Nigeria nyuma yo kwegukana igikombe cya Afrika Men's Club of the Year yabaye ikipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri n'ikipe ikomeye cyane mu gihe Men's Club bagikwiriye se ntibatwaye nyine Champions nta makaza agomba kubaho ari nako nyine ubwo urumva niba baba ikipe y'umwaka nako Men's Inter Club Player of the Year umukinnyi mwiza mu makipe yo muri Afrika yabaye Fisto Kalala Mayele Nyakongo rwose nabyo nibyo yo hariya ngo akunda ibihe biryo akunda ubugari n'isombe cyane
nibyo biryo bye Fiston Karama ava hano mu Rwanda yatwaye isombe nyinshi bayiguriye hano ku isoko zimwe baragenda barabisya muri bya byuma bisya inuza bashyizemo babifunga mu mashashi ari abamukandiramo za poiro byose barunze arangije yamaze kurisya amapavuro n'amapavuro ntabwo uzi ko barisekura n'amapavuro uturungo twose turi twose bakoze biriya bitungura ariko by'ibinuza bazita poiro cyane namara afunga mu aluminium ashyira mu ndege baracyabufite rwose barira gake gake buriya arifata akarishyira muri firigo buriya hari firigo nyine z'ibyo kurya gusa nuko twebwe nyine kubera ubukene firigo y'ibiryo uyishyiramo n'ibyo kunywa cyangwa ibyo kunywa ugashyiramo n'ibiryo ukabivanga byose ariko buriya hari firigo zakorewe ibyo kurya gusa iyo usizemo ibiryo rero shabyamaramo n'ukwezi isombe nk'iyo ngiyo akazajya afataho gake akitekera gake none se yakoraho isombe mu Misiri yayibona hanyuma rero Fiston Karama yanavuze ati rwose ndishimye kuba iki gihembo nkibonye kubera ko hari hashize imyaka 11 nta munyekongo utsindira iki gihembo cy'umukinnyi mwiza muri aya maklabu yo mu gihugu ku mugabane wa Afurika byari ibyishimo cyane ku bari bamukurikiye hanyuma kandi Men's Young Player of the Year umukinnyi ukiri muto mwiza muri Afurika yabaye umusore ukina mu kipe ya Watford yitwa Ousmane Mama akaba rero ari umunyamaroke ubwo nyine birumvikana ko yafashe umunyamaroke kwegukana igikombe cy'isi uyu mukinnyi yabaye umukinnyi w'irushanwa mu gikombe cy'isi cy'abaterengeje imyaka 20 abana top scorer muri iki gikombe cy'isi cy'abaterengeje imyaka 20 batwaye Ousmane Mama rero n'umwe mu basore bameritaga iki gihembo kagare obita rugangura bo ati bakita deambulateur reposition cyase uko ushyiraho ivi ati gafite agaciro k'amayero 400 hari n'undi mutaramu akatubwiye mu Faransa nanabonye nayo ntuza abafaransa bakoreshaga ni trottineur niko kitwa kanze ndebe neza ibintu nk'ibyo mu Gifaransa uruganga rashimangira ko kari keza oya nakagare keza kuba gahenze karahenze ariko nta kintu cyiza wavunitse yego hanyuma umukinnyi mwiza ukiri muto ariko noneho umukobwa akaba ari umukobwa witwa Doha El Madani akaba ari umukobwa ukina ikipe ya AS FAR wabo muri Maroc birumvikana ko ari umunyamaroc abanyamaroc bihariye ibi bihembo hanyuma kandi igihembo cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza kabisa igihembo cya n'abatoye n'abafana gusa noneho yitwa Clement Muzize akina ikipe ya Young Africans mu kibuga igitego cyiza cyane yatsinze TP Mazembe barumva Wanja Mukapa kubera ko rero atarahari kubera ko afite imvune we cyari kumwemerera kuba yanagera hano mu gihugu cya Maroc hari ubutumwa yari yabageneye mu buryo bwa video itababwira ati murakoze cyane ko mwarantoye cyari igihembo nyine abonye birumvikana ko byari byiza cyane ku banya Tanzania ariko tutarajya gusesengura Ashraf Hakimi bakoze ikintu cyiza cyane cyo guhemba abayobozi b'ibihugu bya Afurika byakiriye imikino ya CHAN ubwo navuga abayobozi barimo President Museveni wa Uganda barimo President wa igihugu cya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ndetse na President w'igihugu cya Kenya William Samuel Ruto bari bahagarariwe rero n'aba ambassadeur b'ibyo bihugu mu gihugu cya Maroc bajya guhabwa icyo gihembo rwose President wa CAF niwe wivugiye ati Patrice Motsepe niwe wivugiye ati mubahe n'ijambo abanze bavuge ikibari ku mutima kubera ko bakoze ikintu cy'ingenzi cyane bose rero bagarukaga bakiriye cani ari batatu ni ibihugu byakiriye cani igenda neza sibyo kandi yego yagenze neza kandi baritegwa no kwakira igikombe cya Afurika nta gitangaza rero rwose cyo kuba bahembwa birakwiye ni ngombwa nuko abantu bajya bavuga ngo umupira na politike n'ibyivanga ariko se byareka kwivanga gute kandi abaturage akoresha ari ababo ba president cyangwa ari ab'ibyo bihugu n'ubundi so bigomba kujya bihurira so gushimira ibihugu ni ikintu cyiza nishimwe rero bahaye ibyo bihugu mu by'ukuri kwivanga n'indi nyito nyine kwivanga byo ni bibi ahubwo wenda kuzuzanya oya bigomba kuzuzanya biragenda iyo wivanze buryo ubu nyine burimo gukora n'amakosa kuri uyu mugabo Ashraf Hakimi yameritaga cyane iki gihembo uyu musore watwaye ibikombe hafi ya byose umwaka ushize ikintu batatwaye n'igikombe cy'isi cy'amaklebe murabyibuka batsindwa kuri finale n'ikipe ya Chelsea ariko batwaye championnat y'Abafaransa batwara Coupe de France batwara UEFA Super Cup batwara UEFA Champions League ni ibihembo bagiye basa nkaho bisangiza abo ubwabo kubitwara umudefanseri waheruka gutwara iki gihembo cy'umukinnyi mwiza muri Afurika yari umusore akiniraga ikipe ya Tupuisa Mazembe Nglebel
muri 73 Bwanga Tsimeni niwe mudefanseri yaherukaga kuba umukinnyi mwiza muri Afurika. Umunyamaroke waherukaga guhabwa iki gihembo yari Mustafa Haji muri 98. Uva ko ku banyamaroke ntibaherukaga, imyaka yari ibaye myinshi, ndetse yewe wajya no ku mudefanseri watwara iki gihembo ntibyaherukaga. Urumva harirwaga n'abataka wenda cyangwa se abakina mu gice gisatira. Ashraf Hakimi ni umusore kuri statistique umwaka ushize muri Champions League mu mikino 17 yatsinze ibitego binatanga na assist 5. Wajya muri Ligue 1 muri championnat y'Abafaransa banatwaye yakinnye imikino 25 atsinda ibitego bigera kuri 4 atanga na assist 6. Urebye niyo mibare ubwayo yonyine ni imibare iremereye cyane ku mudefanseri. Wareba leadership ye igihe kinini cyane yabaga nambaye brassard mu gihe Marquinhos yabaga adahari. Uyu musore yameritaga gutwara iki gihembo, yari yisangije udego tudafite nabo bahanganye. Nabonye na Mbappe felicise yamugekwa mukunda, ndetse ko rwose ari igihembo akwiye cyane, kandi ni nabyo twese turabyemera. Nibya Fiston Karara Mahere nibyo rwose abantu bose barabivuga ko nta bihembo byatanzwe. Hari ibihembo byatanzwe bishidikanywaho bitavugwaho dute ni ku muzamu gusa, ariko nabwo ntabwo ari bibi cyane. Yasine Bono n'umuzamu ukomeye cyane, nawe kuba bamuhemba nta gitangaza kirimo. So navuga yuko ikindi urareba nabo bahanganye, urareba nabo bahanganye ugasanga Williams uyu umunyafurika y'epfo ukinirira Mamelodi nta gisha namba. Muniri Mohamed nawe nta gishya yakoze nta kinira. Mendy nta wari urimo. So Mendy rero bashobora kuba barayitwara ku mwaka wabanje atari uyu nguyu. None se ntago ari uyu rero ko babaye baragitwaye Champions League nushize shaka ko ari uwo ubanjirije ariko nukarandiri idahura neza. Birashoboka kuko nk'ubu ahantu natunguwe, murabizi yuko hari ibihembo bitatanzwe nka CAF Women's Coach of the Year. Ntabwo cyatanzwe, kizatangwa nyuma y'imikino ya CAF Women's Champions League izabera mu Misiri. The same no ku mukinnyi mwiza muto ni nacyo bazareberaho mu badamu. Urumva hari ibihembo byabaye pending bizatangwa nyuma ya CAF Champions League, ariko mu bagore izabera mu Misiri. Twabamaze uvuga arahiri twibaza ariko igikombe bagitwaye Champions League bayitwaye 2024-2025 iyo sezo. Birumvikana yuko rero 2025-2026 itari yabona nyirayo, probably wenda ubwo sinzi impamvu atashyizemo Mendy. Nicyo twibazaga ku gihembo cy'umuzamu, ariko twaje gusanga nanone umuzamu wa Maroc nawe yaragize championnat batwaye ya Saudi Arabia, akongeraho kugera mu gikombe cy'isi cy'amaklube. Aho equipe yabo nabwo yitwaye neza kubera yuko yagize muri 1/4 dusanga ashobora kwa hari iyo mpamvu we. Ariko performance noneho y'igikombe cya Afurika ntirimo. Igikombe cya Afurika gisanzwe ikindi giheruka kubera muri Maroc nako cyabanje, ariko ntabwo cyaba kirimo. Kirimo bwo yabamurusha, ntabwo cyaba ko baracyegukanye cya kera. Ubwo nyine Edouard Mendy nawe yagaritswe, bari hari impamvu twikomereza. Yego ngayo nguko rero uko bimeze. Twakire Kariste Kaberuka akora mu ishami ry'amakuru ariko ataraye imikino. Waramutse umeze neza? Basuhuze mwese, ariko reka duhere ku banyarwanda bose bateze amatwi Radio Rwanda. Kaberuka Kariste neza. Abanyarwanda baramukunda cyane. Bigaragara nisanze hano mera nk'umwana w'uruhinja. Kandi urubusiniya. Iyo igihagararo cyane po kareba icya Iberi, cya Rigani, cya Retired Koporo. Abaye nk'inzige neza. Noneho yaramukanye yavuye yarabyemera. Ashobora kuba yarabajije ahantu muri database RDF bakabimwemerera. Niyo umuntu ajya utemera ko ndi leta yadikopora. Mumeze neza ariko? Ni sawa, ni amahoro. Ni amahoro. Yego, tubwire rero icyatumye tuguhamagara ngo ukrosinga hano mu rubuga rw'imikino. Ni inkuru ufite wihariyeho nk'umunyamakuru mu Rwanda, uko wari mu nteko ishinga amategeko. Ku meza z'abadepite hazaho ingingo ya Rayon Sport. Nibyo ku munsi w'ejo kumva ingingo ya Rayon Sport ivugwa mu nteko ishinga amategeko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwakwinjira nyirizina muri bombori imaze iminsi ivugwa muri Rayon Sport. Benshi mu batanze ibitekerezo ntabwo bavuga ku bindi uretse umwirijyane uri mu bayobozi rimwe na rimwe utera umwuka mubi iyi kipe. Tubyemeranyeho ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo
ariyo kipe ikennye kurenza ama ekipe yandi akina muri shampiyona icyiciro cya mbere mu Rwanda ariko utumvamo bombori nk'iziri muri Rayon Sport bishatse kuvuga ko bashobora no kubara amezi 5 badahemba ariko ikibazo nyirizina ni imiyoborere yagarutsweho ku munsi w'ejo amakuru yatanzwe na kwizigira mu kiganiro cy'urwego rw'imikino ahangaha yavuga ko hari ibibazo bigenda bikemuka byo kwishyura abatoza birukanye abakinnyi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko se koko nicyo kibazo nyirizina kiri muri Rayon Sport cyanatumye abadepite intumwa za rubanda zigaragaza ko nikidakemuka byanze bikunze gishobora gutuma ikipe ya Rayon Sport igera habi kurenza aho iri ubungubu muri rusange rero ku munsi w'ejo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwagombaga kugeza raporo y'ibikorwa byarwo ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ivugire ya RGB ikinyarwanda cyinshi cyo mu makuru asanzwe kiraza kugora mu wanayinshi twibanira hano mu ruga rw'imikino RGB byo yimenamo mu izina ryayo reka tukoresha RGB rwagombaga kugira uyu uvuze urwego rw'imiyoborere wari umuturage reka ko wumve ko ari RGB ni rabu RGB yego ni raporo y'ibikorwa byakozwe ibyo ntago dushaka kubigarukaho reka tugaruka kuri case ya Rayon Sport birumvikana abatanze urugero birefeye cyane ku bitangazamakuru kuko ibyo muvuga ntago byivuga n'abaturage gusa ahubwo n'inzego zitandukanye zirabyumva kandi ufunguye front page cyane cyane kuri YouTube usanga ari ibibazo Rayon Sport ikipe ikundwa n'abanyarwanda rero birumvikana nk'intumwa za rubanda ibyo barabyumva barashaka ibibazo birimo bikemuka uwa mbere watanze iki kibazo ni honorable Nizeyimana Pio ni president w'ishyaka rya UDPL uri kumva umwe mutwe wemewe mu Rwanda turaza kumva amajwi yabo undi wagitanze ni honorable Deputy Kanamugire James ni babiri burya uraje wumva ibyo bavuze kandi ngo bare bakurikiranye kuko buriya iyo umudepite atanze icyifuzo cyangwa se ikibazo mu rwego runaka hari abandi ubundi ntago weho wajya kugisubiramo uko byafatwa nka repetition muri rusange uko byavuzwe ariko iyo haje undi akongera ku cyavuzwe byanze bikoze byahaba harimo iki agashimangira kabati nkuko mugenzi wanjye yaramaze kubigarukaho nanjye ndunga murye reka twumve ibitekerezo by'abadepite bavuze bagaragaje ku mpungenge z'ikipe bamwe bakunda kwita isaro ry'Inyanza ikundwa n'abanyarwanda tuzabyinjiramo ngo nkwe reka nshakara mu muryango Rayon Sport hamaze igihe humvikanamo urunturuntu ibikorwa n'imvugo zitari nziza hagati y'abanyamuryango usanga uyu muryango ukwiriye kwitabwaho kugira ngo bihabwe umurongo hakiri kare si ubwa mbere RGB yabikemuye ibibazo muri uyu muryango kuko no muri za 2021 yigeze kubyinjiramo kandi mu murongo mwiza Rayon Sport igeze hari indimuka iyo ni titere y'inkuru ariko ibivugwamo byari byinshi ukumva inzego ebyiri zitandukanye z'uyu muryango zatumye inama rusange zitandukanye gusa kuko inzego zibireba neza ukajya kumva zahagaritswe bitewe n'impamvu y'umutekano ndabaza nka RGB ifite imiryango itari leta mu nshingano muteganya iki ngo mwinjire muri uyu muryango mufashe gukemura ibibazo bimaze iminsi biwuvugwamo ko muri Rayon Sport ikundwa n'abantu benshi akwiye kurebwa uburyo twarinda abakunzi bayo agahinda n'ibibazo bituruka ku miyoborere n'inzego za Rayon Sport ubona zisa n'izivuguruzanya. Nyakubahwa Speaker, umwe muri bagenzi banjye yabigarutseho harimo ibibazo nko ku muryango urugero natanga witwa Rayon Sport birimo biragaruka cyane mu itangazamakuru ku buryo RGB idashyizemo imbaraga bya cross cutting bikava no kutakaza na izi revenues leta yifuza kwinjiza bikajya no muri izindi no mu izindi ntego z'u Rwanda zirimo n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Nifuza ko umuyobozi amara umuturage ukunda iyi kipe ifite ibibazo bitandukanye, hari abayobozi bari muri executive, hari abandi bari muri board usanga batarimo guhuriza hamwe, bityo umuyobozi mukuru wa RGB yashyira umucyo ku bibazo by'imiyoborere bivugwa muri iyi kipe n'ingamba zari zo kubishyiraho iherezo burundu ndetse n'izindi ngamba zanakurikizwa mu makipe yose kugira ngo muri siporo umuturage naho abe ku isonga. Murakoze. Barakomoza ku bibazo byo kutumvikana hagati ya board
ndetse na komite executive Ubwacu. bivuze neza uriya mudepite neza ndamwemeye pe uburyo yatse ijambo akavuga ati reka nca akarongo baca akarongo ku kipe ya Rayon Sport ku muryango Rayon Sport uca akarongo Ubango. ushaka gusoma texte Eh. yose ntugire ikintu wibandaho Ariko- ariko hari ijambo riciye akarongo Ku bana b'ubu ushaka kuri kurisimbuka. Rayon ikintu wa bodinze ushobora kwibaza impamvu iki kibazo bakizanye mu nteko ishinga amategeko nk'abadepite kuko abenshi baba bati batuvugire ku bibazo by'umuhanda amazi tutabona amashanyarazi aracyari make cyane ariko nanone kureba ngo ni ukubera iki kipe ya Rayon Sport yaje mu nteko ishinga amategeko ni ikipe y'abanyarwanda birumvikana kandi yanabivuze Pio bati ni ikipe ikundwa n'abanyarwanda batari bakeya ubwo rero nimba harimo Erega ubumburi nuko bumburi tuzimiza rero niyo ikunzwe n'abanyarwanda benshi rwose ikirimo ni iki Umuntu yemerewe rero gutanga opinion ye irakunzwe pe rwose irimo. ni ikipe irimo ibibazo ariko birumvikana nka RGB reka nkoreshe RGB nk'uko Rigani yabivuze urwego rushinzwe kureberera imikorere y'imiryango itari ya leta amadini n'amatorero kandi na Rayon Sport ikaba iri muri iyo miryango. ari umwe muri iyo miryango itegamiye kuri leta twumva icyo yasubije ese koko ibibazo birazwi bizakemurwa nande bizakemuka biciye mu zihe nzira reka twumve Dr. Doris Uwikeza Pikari ayobora RGB ku bigenda bivugwa kuri Rayon Sport n'ibyo bumva bivugwa ku makimbirane wenda ashobora kuba hari Rwanda Governance Board dufite mu nshingano kwandika no gukurikira imikorere y'imiryango itari iya leta Rayon Sport akaba ari imwe muri iyo miryango muri iyo nshingano yo gukurikirana imikorere dukurikirana uko iyo miryango yubahiriza amahame y'imiyoborere Rayon Sport ubu ngubu yavuguruye amategeko yayo ariko turi gukorana kugira ngo aya mategeko abe ajyanye n'itegeko rigena imiryango itari iya leta tukaba dukomeza gukorana kugira ngo dufashe umuryango kubahiriza amategeko no kunoza imikorere ku buryo byashimisha abakunzi bayo Dr. Uwikeza Doris Pikari umuyobozi mukuru wa RGB kugira ngo igisubizo aragitanze byanze bikunze ubwo ntekereza ko mu bibazo yari yiteze ko azabazwa n'abadepite iki ngiki yaje mu nteko ntabwo arabyiteze ariko kabiri hari ukuntu abadepite bajya babaza gakeya mu nteko ishinga amategeko ntekereza ko ari nabwo bwa mbere kuva ngewe natangira uyu mwuga nibwo numvise Rayon Sport bayishyira mu nteko ishinga ubundi amategeko mu nteko Abadepite babaza bakabivuga. general siporo y'igihugu niyo minisitiri akenshi abantu bibazaga minisitiri wa siporo wenda n'ejo ubundi ajyayo minisitiri Neri Mukazayire bamubajije ku mupira n'izindi siporo mu gihugu uburyo zatera imbere general babazaga siporo muri rusange ariko gukura ikipe mu zindi bakayishyira hariya abadepite bakagaragaza ibibazo birimo binakomeye buri ibintu abantu baba babona biba ari bito cyane niyo mpamvu kuri radiyo abantu ibintu bavuga biba ari nka 25% ibibazo biba biri mu makipe muri reyo byihariye yamaye nka data biba ari ibintu bikomeye cyane 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 so urumva rero njye numvisha inzira birimo ni yahindi twavuze reyo iri kugira ite iri gukora amategeko turi gukorana nayo icyo nicyo cya mbere agarutseho so niyo umuyobozi wa RGB avuze ati iri gukora amategeko turi gukorana nayo hari ibintu byavugwaga ngo Rayon Sport ngo bari gukora amategeko ntibemewe ngo ntabwo babyemerewe none birusha umuyobozi wa RGB kweri bakishoramo se gutyo gusa ngo yango ntibikunda ngo umuzara kose mana yanjye icya kabiri agarutseho ibibazo byose biri muri Rayon Sport birazwi n'ubu bwiyunge abantu bari kubona barabutegetswe n'inzego mu gihugu nabisubiramo Rayon Sport Muvunyi na Tadeyo barabitegetswe babahamagaye ku cyumweru ninjoro ntabwo muzi ko bwari bucye agomba kuba inama y'inteko rusange muri Rayon Muvunyi yakiriye telefone Tadeyo bamushyira kuri telefone ari babiri simvuga babahamagaye ariko ni mu nzego babajije ikibazo kimwe kibaza ngo simwe mwasabye ikipe nk'abasaza simwe mwasabye ikipe bati yesa nitwe twayisabye icyaka muratangiye ngo twiyunge ngo urabona ngo twese ngo ni Reyo
ni ukuvuga ngo mu bintu wakinisha Nyarugenge ibintu byo kuzanamo ibice byo ntibibaho ntibikunda muri iki gihugu muri iki ngiki muri uru Rwanda byo ntibikunda urabikora bakureke nusunika kabiri baraguforsa by force abagabo babajijwe ikibazo iki kimwe mwayisabye bati nitwe kandi bari batangiye kuregana utajya ngo Ruvuyanga ngo ariko ngo urabona ngo niwe ngo wabiteye ibyo byahoraga mwe muretse nabaje ikibazo simwe mwayisabye bati nitwe yabananiye riga nibyo avuga ni ukuri kuko n'ubundi mu ijwi cyangwa se muri message zatanzwe n'aba badepite nuko bakemura ibibazo mu buryo burambye ntago ari iby'akanya gatoya byo kwiyunga by'urumamo nimba kuko bashaka ko ikipe ya Rayon Sport itera imbere igafata n'umurongo uhamye nuko ibibazo bagomba kubikemura mu buryo burambye izandane n'izanyu ngiye mu nshingano zanjye nakoze cyane niyo twatuguhamagara rwose kutubwira ibyari biri mu nteko y'amategeko kandi urabitubwiye turagushimiye cyane umwanya wawe waduhaye asansana ubwo nyine uko aduhaye inkuru nziza iryoshye murakoze cyane mbamenyesha ko ikipe ya Rayon Sport imaze kwiyamwa na Skol ibaruwa aka kanya turayiryamanye nayo turaje twinjire mu yindi miriro urya ngo abadepite turakaze mu isaha ya kabiri w'imikino twizera ko mumeze neza cyane tuyoganira ku ikipe ya Gasogi United igomba kwakira ikipe ya Kiyovu ni muri championnat cyiciro cya mbere hano mu Rwanda match zagarutse kandi ziraryoshye zirashyushye tugane no ku mukino wa Al Hilal n'ikipe ya MC Alger muri CAF Champions League muri rusange muri isaha ya kabiri nibyo tugiye kuba twibandaho Mutaramu basuhuza Mutaramu vice president w'ikipe ya Sina Gerard arambwira ati ariko icyiciro cya kabiri muduhora iki ko nta makuru mujya muduha yacyo urumva namubwira rero icyiciro cya kabiri rwose muri abavandimwe bacu uyu mugabo w'icanga ajya bidushinja tuzagaruka kuri championnat nko kuwa mbere mwakinnye tuzabigarukaho icyo abantu bamenya yakoze yasanyibutse ibuye reka twitangire indabo ahubwo ku bazikuye muri iki cyiciro cya kabiri mu mikino 5 Intare batsinze imikino 4 banganya umwe nibo bayoboye ariko natakaza nabo ariko nabambere Sina Gerard nabo narabambere mu itsinda ryabo nabo nabambere bamaze gutsinda imikino hafi ya yose bafite 18 ubwo cyabwira bakomereza ariko urumva fixtures zabo bajya baziduha hanyuma na result baziduhe kuwa mbere rwose watuzicamo tuvuga amakuru yose batuzagira ngo ntabwo ari abantu bacu twinjire muri championnat cya mbere hano mu Rwanda championnat iraza gukomeza ihereye ku munsi w'ejo kwa gatanu Gasogi irakira ikipe ya Kiyovu Sport n'umukino ukomeye cyane ntabwo abantu bari bazi yuko Gasogi na Kiyovu uzavamo umukino ukomeye cyane kuko nimwe mu mikino abantu benshi ibero bategereje kuza kureba ibivamo wagiye kubera yuko n'umukino uba washyushye haba mu kibuga no hanze y'ikibuga wagiye ukomera nabyibuka kuri cya gihe cya Kiyovu Sport ishaka igikombe kugiye yayoborwaga na Juvenal wagiye ukomera rero kubera ko amwe mu makipe yagerageje gutsindaho Kiyovu birumvikana ko ari ikipe imeze neza ni Gasogi ndetse rero banavuga ko imwe mu mikino Gasogi yitsinda nta kabuza nayo yagize uruhare kugira ngo Kiyovu Sport nitwara igikombe noneho rero buryo bo muri Gasogi baga batangaje bavuga bati Kiyovu nayo batsindira uko babitangaje bikagera nko babivuze wasanga rero hamaze kuzamo ikintu kihangana cyane hagati y'aya makipe yombi n'ubukeba ubwo nyine bigiye gukomereza kuri umukino bafitanye ku munsi w'ejo turebe niba koko ubwo bukeba bugihari kandi n'amakipe ameze neza muri iminsi urebye ikipe ya Kiyovu n'ikipe ya Gasogi n'amakipe umuntu yavuga ko ahagaze neza nubwo wenda imwe muri zo atari ya mbere ariko urebye nko mu bazahabwa ibihembo by'ukwezi kwa 10 Gasogi ifitemo umukinnyi hanyuma Kiyovu nifitemo umutoza batoza nawe arimo Haringo Francis urumvikanye nyine uburyo batangiye championnat bahagaze neza muri iminsi ishize naniyo David mu bakinnyi urumva rero amakipe amaze kuremera kwakira rero perezida wa Gasogi United ni Bwana Kakoza Nkuriza Charles dukunda kumwita Kenisi ikaze mu rugo rw'imikino murakoze cyane kandi nishimiye kugaruka hano muri RBA ni mu rugo rwose ahubwo mbabajwe yuko musomye mentions ntimwampa nimwe ngo nanjye mentioning ariko nta kibazo twanayiguhara aje guyatenga promo kana yigukacika rwose tenga promo ko niho gikora ese nawe kuri umunyamakuru wari kwepera iwawe ku mentioninga none ngoro nashaka kujya mbabwira ko munyakiye nkumwe murimo cyane rwose yabwiye abantu ko seriously ngewe mba muri 3 dimensions cyangwa 5 dimensions hari ushaka kumbona muri no dimension ukambona muri iriya ukambona muri iriya duhemesha tuzingenze president se mwoka byariwe ko nanjye byacaza iyo ya president tubanza tuyihereho iyo yo nayivugiye president w'ikipe ya Gasogi w'ikipe ya Gasogi nkaba umuvugizi wa Gasogi nkaba presenter producer
urumva nkaba concept developer nkaba technician RF technician radio frequency technician nkaba ukaba na owner wa radio na TV1 ibyo wenda ni ibindi ariko ukaba n'umuhanzi akwaza ubu ngubu abantu nabatije igihe cyo kubikiniramo n'ingaruka President yarasezeye ugarutse mu kibuga yabaretse rwose nta kantu ntuzageze kubabwira umunsi umwe Haruna ariko ni ibiki ko mbona mutabyitwaramo neza ngaruke nambara godiyo none ubwo urakoze cyane ubuje nawe mukomediye wavuze ngo byose ngo urabyikorera ngo president ngo byose ngo arabyikorera ngo usanga ari umunyamakuru ku gitangazamakuru cye usaka avugira ikipe ye ntabwo nyine yangaje abana ngo baze kubyikorera ubwo nyine urabihamije ariko nta kina yaramubeshye ese byose arabikora rero nuko akandanda byo nibindi akandanda yo yireke no kwirebera ahantu umuntu atuze y'amazi hano abagerageje ibintu by'ubutoza birabagora bamanitse isifure bakomeye cyane babifuriye Arakoze cyane president rero mwamwumvisha uburyo yinjiye mu kiganiro harashyushye aho ni mwumva ko turi abatana tukaba dufite n'impano yo kutaripfana bere perezida wawe kuba wamwakira ibintu byose ureba se ikintu cya mbere abantu babaza perezida mbere yuko tujya mu bintu by'umupira ni akantu k'amatsiko ngiye kohereza abanyarwanda dukurikije uko social media ziba ziri active ku bintu bitandukanye yego abantu baraza bati biriya bintu perezida na Mutabaruka baba babipanze chemistry maze gukora buriya hari ikintu kimwe ko tubona hahiye bimeze s'il vous plaît hari igihe abantu bahura bagahuza imyaka maze nkorana na Mutabaruka bitanabaye twaba dufite ikibazo kuko burya ikintu cya mbere kigorana ku bantu bakora co-presentation ni chemistry kugira ngo ibyo bintu bihure umwe ni najya hejuru unamanuke gutyo divergence convergence ibyo nibyo bituma ikiganiro kiba live haryo nk'icumi iruzuye mukoranara igiye kuza imyaka 10 igiye kuza kandi rega se na Mutabaruka gusa kuna kera dugikorana it was the same cyane mugikora hari ku muhima no kuri za street urumva yuko hari igihe ibyo bibaho umuntu agahuza n'undi ariko ikindi buriya kirimo wenda gikomeye kurusha ibindi byose hari character duhuriyeho character duhuriyeho ni imwe ni iyo kuba dufite bagage ku bintu byinshi ku buryo hari n'igihe dushobora no kuza tukavuga tutereka tuvuge kuri Emedi tukavuga tu Emedi niwe perezida w'ingaragu ibyo tukabidevelop okay ubwo abantu benshi barashubira urakoze cyane twakeye na Emedi waruvuzeho nuko kugira ngo yarakwitegeye bwana Emedi kaze mu rogo mikino nawe tumwakira nka perezida w'ingaragu mufite wa perezida babiri Ruvoyanga na Emedi izo ni ingaragu zombi ahubwo perezida ni Kensi mureke ingaragu yivugire tugwaye ikaze reka nambaze nshimire perezida Kensi perezida nkunda cyane merci beaucoup nanjye ndagukunda ni perezida arangize perezida w'ingaragu ariko ingaragu zindusha imyaka ni nyinshi cyane ndaza kwirinda kunesha ariko nagira ngo mvuge yuko kurongora ni igeno ni n'umugisha iryo jambo rihindure gushaka ko kurongora byarabikora se oya njye ntabwo ngiye kujya muri etymology jambo arabavuze ko kurongora buri ngo n'icyo kinyarwanda ki oya gushaka kurongora ni itegeko rivuga okay ataza kungusha mu mutego kurongora ni igeno ni n'umugisha urebye Rugaju ukuntu ari umusore mwiza wirwanyeho bigakunda buriya ni musaza wanita mu kwirwanaho nta muntu uzi mukuru wa Rugaju nta n'uzi murumuna we ariko n'umwe mu banyarwanda twiratana so abatararongora Imana mujyanje kunda abisasira abatararongora rero dusaba Imana idufashe ntabwo ari 6 icyo nabwira Kensi rero nanjye nongere mbatangarize n'abadukurikiranye bose ko nishimiye guhura na Kensi nyuma y'igihe kirekire kugira ngo mwigishe ibintu mu buzima atigeze yiga ko muruta rikomeye ndaza kumwigisha ibintu amaze guhugura abayobozi benshi amaze guhugura abanyarwanda benshi amaze gutanga umusaruro none ahapfuye ariko bunje kwiga Kensi ndeka nkubwize ukuri n'ugukomoka habimenye upfuye none ahanga igihugu cy'abagiho igihugu simvuza akarere ariko ndaza kukwigisha isomo rimwe
akwiye kwicara akiga atigeze yiga. urakoze cyane. Reka tujye kuri perezida Kenisi. Ni wowe uzakira Kiyovu Sport, ni nawe tugomba kubanza guha umwanya nyine ukatubwira uburyo abashyitsi biteguye n'uburyo uzabakira. Ni umukino muri rusange nyine mwatewe gute nka Gasogi ku rwego rw'imiyoborere no ku rwego rw'abakinnyi? Uyu munsi wa none reka mbanze nshimire mbere na mbere Federasiyo, Rwanda Premier League, Al Hilal Omdurman, kubera kumva ko abanyarwanda tudakwiriye kubima fiesta. Ikigiye kuba ni football extra bonanza. Icyo sobanuye niki? Mbere na mbere namwe nk'abanyamakuru ba radiyo y'igihugu byari kuzabagora cyane. Umwe ari hano undi ari hariya, ariko ubu ngubu niba tugeze mu mahoro yacu, ibi binavana yo kumva ngo ariko ngo amahoro urumva ngo biki, hari ibintu byinshi cyane abantu bajya babeshya abandi. Amahoro ni ikibuga cyacu cyubakiye twebwe, cyubakiye umupira w'amaguru, kandi tugomba ku exploiter. Kigomba no kudufasha guhashya indwara dufite y'ubukene. Ntitubeshye cyane dufite ubukene, ariko iyo udafite ibikorwa remezo bishobora kuguha amahirwe yo kubona amafaranga n'abantu bakaza banakurikirana experience zihabera, biragoye kuba wabona amafaranga. Twese turabyemeranya, nta muntu n'umwe utakwifuza kujya mu mahoro, yaba agiye gutemberamo gusa. Ahubwo ndanabwira n'aba bantu ubu ngubu bayimanaginga, amahoro agomba kujya muri site touristique. Uzarebe iyo ugeze, sinzi niba mwari bwagira amahirwe yo kugera mu mujyi wa Amsterdam. nta wari wagera Mu bintu byo nyaburanga ugomba gusura harimo na stade ya Ajax. Yes. Ibyo rero n'amahoro nayo abana bakwiriye kuzajya baza bagakora tuwo bakaza bagatembera amahoro. Gutyo ibintu nk'ibyo bikagenda biba byiza, turimo n'abazakunda umupira. Ongeraho ko uyu munsi ari umunsi w'abana. Uvuze abana, uyu ni umunsi w'abana. Abarimo guhura na traffic police kugira ngo babereke uko bambuka kuri feruje. Icyo waruvuze perezida, nacyo reka tucyongereho. Abaza kuba bafite imodoka bakodesheje umunsi wose, babageze no kuri arena Beka Arena, babageze no kuri stade Amahoro, sibyo? Babanze bareba u Rwanda, bo bagiye kuviva urwarirwo. Twakubakumbuza urwo twavuyemo, kuko ntabwo rwari rwiza. Reka nkomeze rero. Icyo bwa mbere ndashaka mbanze nshime, kandi none kirushije ibindi byose kugira ngo ndaza no kubitindaho. Ntabwo ari ukwishyuza kabiri, ni iki kimwe gusa. Ese ubundi si ubwa mbere abanyarwanda bagiye kureba Champions League ya Afurika mu matsinda? Ni ubwa mbere. Ngo iyo twarebye ya Rayon yari Confederation, ntabwo ari Champions League. Champions League ya Afurika ni ubwa mbere, kandi noneho mu mahoro, noneho hanakina n'ikipe yemerewe gukina muri Rwanda Premier League. Ibyo nshaka ibyo nabyumve. Buriya ubu ngubu iyi kipe cyangwa se n'andi makipe muri Sudani, uburyo tuyafatamo namwe muri twe, ubu ni famiye imwe ya football. Niyo mpamvu mbwira umukunzi w'umupira w'amaguru ari we wese, iyi moment ntikwiriye kugucika. Ariko tubanze tumenye bipanze gute, murakina ryari bo bakina sanga? Absolument, ibyo nero ngiye kugaruka mbere yuko ngaruka kuri Kiyovu. Bazakina saa 9, saa 12 n'igice. Nukuvuga ngo ntabyo kuvuga ngo musohoke ngo abandi bishyuze, ngo abantu bazaba bari mu kunywa gakawa, bari mu kwishima, bari mu mabara atandukanye muri stade, bari mu kuganira umupira, abandi bagarukamo. Bazasoza abanyu batangira amahoma, biryoshye saa 1 n'igice. Aho ngaho rero watu waonekira icyo muto wakanga manyoya, sibyo? Ikirimo rero ndashaka mbabwire garuke kuri Kiyovu. Iyi kipe ya Kiyovu ni ikipe yabaye ikipe y'inshuti, ngira ngo Emedi arabyibuka. Kiyovu yigeze kukubitwa n'ubukene bumwe bw'umugwagasi. No, ndabivugisha ukuri, twari mu cyiciro cya kabiri cyane. Abavane we ariko icyo buriya Gasogi yahoze ari ikipe populaire guhera kera, Ibera arabizi. Turaza buriya ni natwe ikipe ya mbere yaciye umuco wo kwinjira make y'ubuntu mu cyiciro cya kabiri, dutangira kuzishyuza kandi abantu baraza. Yes, icyo gihe rero Kiyovu turaza turakina umukino wa gishuti hariya ku Mumena. Kiyovu irishyuza, bagombaga kujya gukina ngira ngo na Marine niba atari Etincelle. Ibintu by'itike byabaye ingume. Burya ikipe ya Kiyovu ni imwe mu ikipe zikwiriye gufashwa ikongera igasura mu bihe byiza, ko ni ikipe nziza. Uravuga se ko yarangiye perezida, ari ukuntu uri kuyivuga ni ikipe yamaze ufitiye impuhwe ya reka tuvugisha kuri, keretse umuntu udakunda umupira w'amaguru. Oya, ntabwo ari impuhwe. Urukwavu buri gihe uri mu shyamba rubwira intare ngo urabizi ko turi inshuti, kandi undi sinaguhaza. kubona umwanya rero ikirimo icyo gihe. Kiyovu Sport yabonye ngira ngo byari nk'ibihumbi 800
ibibonye transport Hemedi arabyibuka navuze ati twebwe nta mafaranga dukeneye nimuyagumane mugende mugura agasoda warayabarekeye mubaze nguyu niba mbeshya Imana irarura ari nayo mpamvu Kiyovu uyu munsi wa none idufitiye umwenda uri morale reka dukomeze si iyo gusa burya hari n'andi makipe twagiye tufasha warabwiye ati wisa mugura agasupu mubaze nguyu mugende baguze igazi ya soda abana bamaze gukina basangira na bagenzi babo uwo munsi Kensi perezida urambabarira uragenda mucamo gake ariko aryo hasangiwe umuntu abwirwa n'abandi ibyo umuntu abibwirwa n'abandi uwo munsi hari ifoto yanjye na Kensi turi gusangira fanta mu kibuga cyane rwose ari orange ngira ngo ntabwo abeshya abantu babifate nk'ukuri ni amateka y'ibihe twavuye yarabasoneye yabahaye oya gahunda yari ivuze nabuze amafaranga muvanyemo yarambaje ati tubaheho turavuga tuti woya turagabana oya nimwe mufite ibibazo mugure gusa soda ndamubwira ni nanjye mu gaciro ngugomba kuramo 100 tumwe amafanta reka nzana inshyushyu y'inyamirambo ni fanta kuko nta fama ibinyamirambo twarayisangiye njye nayo foto irahari wabyumvise icyo gihe rero ibibazo byaje kubibiye ndabyibuka bongera kutwitabaza burya inshuti nyanshuti wimenya mu kaga turagaruka icyo gihe by'amafaranga yaniyongereye aba 1,200,000 turangije hari umucecuru wantutse igitutsi icyo gihe twarabatsinze yego ntibazi n'impamvu hari umucecuru sinzi niba akiriho kuko sinkimubona yari umucecuru w'inzobe yantutse ijambo bibi niwe warisubiza mutari kuri mikoro ntabwo igitutsi wakivuga ntabwo bibaho ego rero wabaye maci ya gishuti uyu mugabo Hemedi nabwo ntariko aba bantu bafite imico nk'iyi ni bwoko ki bita nigendera wari wabaye maci ya gishuti yari maci ya gishuti turabatsinda nanone muri concept zimwe yego sibyo mubona 1,200 uti ni muyagumana ndavuga mugumana amafaranga bamperekeje ibitutsi kuva icyo gihe naciye umurongo utukura uhita ubarakarira rero uvuga ko utazongera kubagira naciye umurongo utukura guhera icyo gihe dukubita cyo viza kuba nziza ibona amafaranga ijya muri partnership n'akarere ka Nyarugenge irongerera zanzamuka ariko birengagiza yuko tuza kuba tutahari Kiyovu uyu munsi ishobora kuba mwarumvise andi mateka rero kubaho kwa Kiyovu uyu munsi ibikesha gasozi ariko perezida hari abantu bavuga bati nari umugabo ntihabwa intebe bati ibyo uvuga mu kibuga ntabwo ariko bizaba bimeze ufite ikipe ifite imbaraga zitsinda Kiyovu mbere ko twumva Hemedi twatsinze Kiyovu guhera ku gihe yari ikomeye Kiyovu yigeze gukomera igihe yajyaga gutwara igikombe cy'amahoro yakoresheje amadarapo yakoze nubwo bari bayanditseho nabi bakandikaho ngo ni Kivoyo mwabibonye se ndabeshye ibyo byarabaye iyo darapo n'umuntu araribitse ntabwo ari ibyanyu gusa ntabwo twari ariko icyo gihe Kiyovu yari ifite umuperezida Imana muri ruko ridashira nyakwigendera muzehe François ifite umusaza w'inshuti yanjye ntarindwa Theodore muhe felicitation ndanamufelicita cyane nubwo ntabwo ikaba hehe Theodore arahari nizere ko ariko aherutse gushyingira tumuhe felicitation icyo gihe Kiyovu kwarakubitaga hari cyane kumumena ariko banza utera n'umwaka n'ikipe ya Muhazi ngo nabonye ngo nta myitozo irimo gukora ko umuntu wese mugiranye ibibazo atagira amahoro uretse gato turavuga tuti ikipe iyo lisansi y'uwo mutoza tugiye kwisiga ibyondo turaza duhindura ikipe yose dushyiramo abana bipukizi gusa umutoza barebye aratitira ngo kuki Manase atarimo none se n'upanga liste yacu turagenda turakubita ruremesha n'ubu ntazibagirwa Gasogi birarangira noneho babona umushoramari ukomeye aza utemera yuko umugabo witwa Juvenal yaje agakoresha imbaraga ze zishoboka burya nkubwire umuntu witwa Machiavelli yaravuze ngo sibyo bazakurebera kuri results zawe what you achieve ntabwo ari intention abantu bose bagwambira neza abantu batangira bashaka gutwara abantu bareba icyo ugambiriye ntabwo bareba icyo ugambiriye bareba icyo wagezeho ibyo rero Juvenal yarabikoze ikipe aremoderniza ayishakira ibiro Hemedi yifotoreza kuri bisi mwarayibonye nubwo yari ishaje n'ubu ngubu ikabiteje icyugaze muri rubanda iracyahari nta kibazo urumva icyo gihe abantu baravuga bati regarde agura abakinnyi kandi Kiyovu yari ikomeye utabyemera n'utari hano Nyarugenge abayobozi rero bagira imbaraga bati noneho tugiye gukubita Rayon Sport tuzakubita mwarayikubise
aperi tuzayishegesha mwarabigerageje bati aka kagasogi ko ni ugukanjakaja ngaho batangira kuvuga ibyavuzwe mwarabyumvise bajya gutera isombe uko byabanye mwarabibonye dufata ikipe twahanye Kiyovu noneho twihanukiriye ibyo murabizi yigeze koraho hari umunsi noneho ukomeye kurusha indi yose muri covid bokesheje inka ibweramana ngo baje kumanura agasogi murabyibuka mu Bugesera tubatera igitego cy'umutwe kugeza icyo gihe bagenda inyama bahamagaye abana n'abantu muri quartier bari baziha kuko bari ko umuntu witwanje wari vice president wa Kiyovu ibyo ayo mateka sinzi n'abanyamakuru muyazi muri se gato ngaruka ku kandi noneho bahamagara engineer Harris ngo bitegura gutwara igikombe n'uwitwa Kaze Cedric baza kureba abakinnyi beza na Pichu harya muribuka uko byagenze iyo match murayibuka y'ibitego bitatu ngaho nakomeza urakoze cyane Emedi ngira ngo byo president byose garutseho byose wabyumvaga kandi numvise byinshi mugenda mubyemera ngo ariko ngo Kensi ndabisubiramo unatubwiye n'uburyo Kiyovu mwagaze ku maguru yanjye yo oya ndagira ngo mbanze mbwire Kensi bimureba yibagiwe nibyo ndimo ndabazwa kandi oya nibyo turimo turabazwa kandi ntago nabivuga nyir'ubwitahari barimo nanubu abantu baracyavuga ngo bagize amahirwe yo kubona umuyoboro wumvwa n'igihugu cyose n'isi yose basobanurire hari abantu bari bamaze kugura amatike ya 2 ahasanzwe ya Kensi ya Gasogi na Kiyovu itike uyu munsi turi bugendereho nizi kipe z'abashyitsi tugiye kwakira dusabwa no kwakira neza ya make ni 3 abari baguze rero system ya Gasogi yahagaze ariko abari baguze izo za 2 ese baraza guhura gute ni za 3 ndagira ngo rero banzu basobanurire ako rwose urakoze cyane hanyuma abadukurikiranye babashe kugira icyo bunguka hanyuma ntanga amasomo abantu bakuru nicyo babereho mu Rwanda umuntu wese waguze itike nta gihombo kirimo abaguze amatinde n'abashimira ko bayaguze mbere n'ubwa mbere mu miterere ngemba mu mayikipe buriya n'ayo makipe yose dukina APR Rayon Sport abanyarwanda dufite defo kugura itike ku munsi wa match ntabwo amasaha abanziriza match ariko bari baguze rero uwo muntu waguze itike ntagire igihombo uwaguze itike ya 2 n'ubundi ntagire ikibazo itike ye turabikoranaho n'aba bakanyenyeri kari mu kugurirwaho ariko akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 akadirishya dukore icyo bita compatibility binjire kuri izo tike kuko barazwi turabibafashamo uwaguze ya 3 arajya hari ya 2 n'uri yari 3 arajya hari kujya 3 uwaguze ya VIP nabyo biri mu nyungu ze nawe turamigasha kwicara muri VIP nukuvuga ngo inyungu irimo nuko baguze uwaguze mbere arabona ikiza cyo kugura mbere yicaranye n'uwaguze ya 3 we yaraguze 2 nta kibazo rwose yicaranye n'uwaguze ya 50 we yaraguze ya 30 baraza gusobanukirwa deal cyane Gasogi yakoze kugira ngo abanyarwanda babashe kuryoherwa no gusoza umwaka mushya neza mbwira n'abakoze umupira w'amaguru nibagura uyu munsi kuko amatike ya 3 zaba yabaye 5 zizurira bakabagura none aha nibagure none aha ko kanyenyeri 939 akanyenyeri 3 urwego oya na akanyenyeri 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego okay Emedrero abantu bakeneye kumva na Kiyovu icyambere maze kubwira Kensi ndagira ngo maze mubwire ko abashyushya rugamba nibo bantu bateza akavuyo muri stade aba Kiyovu Sport umuntu umwe yemeye kubishyurira yambujije kuvuga izina abashyushya rugamba bose bakiyovu abashyushya rugamba umuntu ufite ingoma ufite vuvuzera hari umuntu umwemereye kubishyurira amafaranga nyafite kuri momo very nice ni sawa cyane ndagira ngo ducakashagaje kuba mu mujyi biravuna uko niko kuri pe ndashaka kutubwira Kiyovu ndashaka ko Kiyovu yiteguye gute detaye mwarimu ko adasakuza nagira ngo mbwire Kensi yuko ubundi umukino tugiye gukinira mu mujyi bavuze ngo Kiyovu niherukaga muri stade tuyifashe n'akaboko kugira ngo twinjize mu mahoro Reyode iba mbere ko kugiyemo ko yavuguru reka mbaze heme wambahuriye aka kantu nkakwibutsa ubundi kandi ashaka pe umbabarire ntubifate nabi we ntabwo ndibifate nabi ariko kuko wambwiye ko uri mukuru reka nkwibutse wubakireho kandi rwose n'abayovu babyumve mu byubahiro mbagomba nanabashimira ko bafite umuntu nkawe wibuka abayovu baherukaga muri stade Amahoro ivuguruye bicara muri 15 16 na 17 ntabwo wabeshye ibintu nababwiye ngo Kensi arablaga cyane ariko ntajya abeshya na blague ze zizamo kuri ntihangane mwigisha ngaho mwigisha nakoherereje ifoto
Ruviyango urebe kuri WhatsApp nushaka kuyitange muyisangiza abandi nayiguhaye na Mutabaruka nayimuhaye nakinnye umupira Kenisi ari umunyeshuri muri Risendo Kigali iyo ni ikipe yo mu kigo yigagamo ndagira ngo ku bintu byerekeranye n'umupira aze kwihangana muhugure nkuko nabahugura waramutoje ntabwo namutoje nakiniraga ikigo cyabo kuko nyigaga muri École Secondaire Scientifique bakakuzana nk'umuhashyi nkaza nje nk'umuhashyi uje gukinira Risendo Kigali reba mayo nabanza rero nayimuhaye so icyo nagira ngo mbwire Kenisi nagira ngo mubwire yuko icyambere no kubanza kugushimira urakoze me uyu munsi ndi hano n'abandi basanzwe bakora kuri radio nk'iyi wakwicara uzina reka mbanze mbwira abantu reka mwihangane basigaye banyitoririze Simba Kipukizi mubwire ko ikipe yawe ya Gasogi rwose niwo kuko atararana na nyina umugani nituza kureba imyaka ya Gasogi imaze n'imyaka Kiyovu Sport imaze hagati aho hari umwana n'umubyeyi ikindi nabwira Kenisi kuba mu mujyi biravuna niyo mpamvu abantu benshi ubona birangira bagiye mu magororero uyu munsi kuba mu mujyi hari piliye enye iz'umujyi wa Kigali zero official ni isuku umutekano umurimo unoze kandi wose muri Kiyovu Sport rero turaza guhindura siroga muri 2030 kuba mu mujyi ugomba kuba uzi kuvuga nka Kenisi niyo mpamvu nabwiye ko tumukeneye uzi kumva nka Rugaju uzi gusoma nka Kwizigira uzi no kwandika nka Ruvuyanga ugomba kuba uzi kumva no kuvuga uzi gusoma uzi no kwandika ibyo bintu bine nibo byujuje waba mu mujyi ukabona urban identity bihuriye na Kiyovu uyu munsi nagira ngo mbwire uyu munsi aho ngiye kubihuriza n'umupira n'ibingibi twego umukino tugiye gukinira muri stade Amahoro nta na rimwe Kiyovu yigeze ikina muri stade Amahoro umukino nk'uyu nguyu uherukana muri 87 dukina n'ikipe ya Mukura niyo mukino wari umukino wa gatatu muri 87 wari umukino wa gatatu ukiniwe muri stade Amahoro nubwo irangira bwa mbere ntago Kiyovu yakiniyemo muri 87 Kiyovu ikinira muri stade Amahoro Kiyovu yakinnye na Mukura birangira Hategekimana Ibrahim ubu n'umutekinisiye mukuru mu mujyi wa Kigali mu byerekeranye na éclairage public aracyahari n'umwana wa Marimi Yahaya umuzayirwa witwa Mawazo twatsinze Mukura ibitego 3-1 ejo bundi Rayon Sport itangiza umushinga witwa Rayon Day wabiciye bigacika ikipe ya mbere yahamagaye ni Kiyovu Sport yarangiye Kiyovu itsinze Rayon Sport muri stade Amahoro umugabo nanga ni inshuti yanjye nkunda cyane CDS yarahari Mubaraka yarahari niyo foto nkunda gupostinga kuko na amateka y'igihe nibuka rero yadutumiye ngo muze dukirane twarangiza tukagaragaza ubwambure bwayo uyu munsi rero stade Amahoro tugiye kuyisubiramo dutumiwe na Gasogi ariko kuvuga mufashwa akaboko na Gasogi gutumira nibi oya nje ndimo ndavuga ngo reka basi mvuge nkoresha imvugo igezweho duhetswe ariko nubundi umwana arandata umusaza nibwo nanjye nibyo ndimo ndavuga duhetswe na Gasogi kwisi ya Nyagasana abantu bose barabizi nta hantu umwami yigeze ahekwa n'abana be yashakaga abandi bantu b'ibigango baraho hafi kandi bafite ubushobozi bakamuheka Kiyovu rero n'umwami w'umujyi icyo duharanira twebwe si ibikombe muri champion na n'ubu turacyaharanira kwitwa ba nyiri umujyi nta kindi kintu duharanira uyu munsi rero ko Kenisi nawe afashwa n'umujyi adutsinze twakongera kwita ba nyiri umujyi biragoye ashwe none se muramutsinda abantu rero kugira ngo bumve importance y'umukino uzaba ejo isa 12 ubundi meya w'umujyi nawe reka tubone umwanya wo kumutumira KMC adufasha twese n'abana n'umukuru n'umutoyi ntazarebe ngukwiye kwambika inkweto nshya nindi sibyo ra Big Sam muramutumiye ikindi kintu namonye buriya iyo uri mukuru uragaba Kiyovu yitwaga Imarirwa kurusha niryo zina ry'ubutore rwayo Kenisi yagabiye Mutabaruka ati nintsindwa na Kiyovu ube perezida nabwiye Kenisi ngo bashakire Mutabaruka baduhe ibipimo ni bari 36 cyangwa 38 ntago waba perezida ngo uje no kwigurira imyenda naho hantu byabaye ariko umutayeri w'umuhanga mu biryogo dufite yatwemereye kumudodera ikoti nta byo kurigura kuko byanze bikunze turamusaba kutazisubira nkuko yagiye yisubira mu bindi byemezo yagiye afata ntazisubire niwe wahize ikindi kintu ushaka kubwira abantu bazaza kureba uyu mukino tuzakinamo na Gasogi nongere mbibabwire politiki ya Gasogi ndarashyigikira cyane ko mu myaka 5 dushobora kuzagira ikipe y'igihugu irimo abakinnyi 5 ba Gasogi ariko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ariko by the way Kiseme Lova
le corte la tempête kensi wahinze umuyaga uraza gusarura umuhengeri arakanashaka kubwira kensi buretse abanzi mwamuhaye iminota yose ariko niyo yageze akurikirane ibyo mubwira kise melova le corte la tempête iyo uhinze umuyaga usarura umuhengeri sibyo mu munota umwe kandi hari proverbe rativuga ngo primum vivere de inde usigaranye amasegonda make d'abord vivre philosophia après banzubeho ubone noneho kujya mu bindi byose rero nagira ngo mubwire hari ikintu abona ndi gusoma oya dukeneye kurangiza umwaka neza Rugaje yego hano Kensi ni umunyamakuru kandi amakuru udahawe na ba nyirayo abibihuha muhayanyu mu munota umwe uyu munsi ndagira ngo mbwire Kensi yuko dufite ubutumire bwa diaspora ya fan club ya APR muri December 20 Steven yatubwiye ati ubwo ugiye kuri Radio Rwanda naye mubwiye atumbwirire Kensi akoresha ibishoboka byose ibyo avuga byose adufashe nkuko yagiye afasha abantu benshi nkuko namwe ngo abagejeje ku mahoro ni uradupfobeje ntabwo ari utugejeje atubwirira abareyo bahagarika ibibaruwa byabo turangiza umwaka neza bizagaruke mu kwa mbere njyewe iyo umuntu anumye nge ndatumye hano mbere na mbere waje ku bya Kiyovu ibya Kiyovu nabyarangiye Kensi ijambo we yivugira dusoza mu munota umwe icya Kiyovu icyo ngira ngo mbabwire cyo ni kimwe dufite perezida utangana na Kensi David wadukuye muri bani aduha ikipe ifite abana bato bari muri shampiyona abana bari mu kigero cyo hagati bayoboye shampiyona abasiniya mu mupira w'amaguru mu Rwanda nta munyarwanda cyangwa umurundi urusha Miss Cedric umupira yego mu batoza baba barabashije kugera ku gikombe cya shampiyona n'icyamahoro inshuro nyinshi hano ni hari ingingo niwe dufite sibyo uyu munsi umufana uza agaciro ka Stade Amahoro nkuko yabivuze yavuze ati mwicaraga 15 16 17 buri gice kicaragamo nibura abantu igihumbi ubwo ni ibihumbi bitatu tutabeshya nta no gusebanya cyangwa gupfobanya birimo Kensi umuhaye kwastere eshatu ngo zishyiremo abafana ebyiri zagaruka ku mumena tukazishyiramo abo ku mumena nagira ngo rero mubwire yuko umukino tuwiteguye neza muri benshi ntabwo ari kuvuga ngo tuzoza turi benshi ongeraho ngo beza ongeraho ngo beza urumva ikindi Kensi ni service ngusabye ko niwe uzaba wakiriye nyemerera nzaze nitwaje indabo zo guha mutabaruka kuko iyo umuntu yimitswe ku munsi yahawe ubutwari tutamugize perezida twaba tumuhuguje yanatureka katwame perezida noneho mbere na mbere ndashaka nkangurire abasportif ibi ngibi ibyo twavuga byose icyangombwa nuko umupira ugomba kuba kandi ukaba mwiza kuko sindabona match ya Kiyovu na Gasogi ibonekamo nta gitego cyaboneka biragoye ngizaba ari 0-0 nicyo kintu cya mbere kigoye kibongira ngo media nanjye oya n'imikino ya gishuti yose yabaye nta 0-0 muri betting ugura icyo bita ngo ni yes oya nta 0-0 biragoye kubona 0-0 ya Gasogi na Kiyovu Kensi anababwire ko ikipe mu Rwanda ishobora kuba yarabatsinze ibitego bigeze kuri 1 yonyine ari Kiyovu imwe yonyine nibyo cyangwa nanjye ndi kubeshya uretse gato nkomeze kuri iki kintu icyo mbwira abantu rero tugomba no kwishimira umupira nk'iyi match ya Champions League impamvu twahuje iti kimwe ndashaka n'abafana bari hano baba ari abafana ba Rayon Sport ikeneye kuzakira El Hilal bakwiriye kuza kureba uko ikina iriya kipe irakina ari abafana ba APR bakwiriye kureba El Hilal kuko bazakina bakwiriye no gutangira kwiga uko abandi bakina muri group stages kuko niho twifuriza amakipe yacu kujya sibyo ibyo rero ndabasabye nk'aba sportif tuze uyu munsi niyo mpamvu ngewe navuze ko ari football extra bonanza icya kabiri mbwira abakunzi b'umupira w'amaguru abantu ba Kiyovu byo yabivuze kuko tujya tubabona urabiza abayovu seriously uyu munsi ya bisi yabo iki gishobora kugenda bashoboraga kuzuramo nayo ntiyuzure ni bake pe ariko wenda baciwe intege n'ibintu byinshi muri iki gihe urabona ko barimo kwijajara by the way uyu mwaka bawutangiye neza pe bafite ikipe nziza iri atletique ubona ko ikina irimo abana nubwo tuzakina twebwe na ensemble des équipes tuzakina na Kiyovu Sport Intare
sibyo no please ariko mu shyamba ntabwo wakwisunga impyisi uramutse ugize ibibazo Rugaju ugize ibibazo ugahungira mu shyamba wahungira kuri kwavuze navuga ngo Kiyovu Sport uyu mugabo katwebye perezida ashaka kuvuga wenda mu gucarengera mbese azakina n'amakipe abiri njyewe reme njye cyo vuga tuzakina n'ishyirahamwe ry'Intare na Kiyovu ko ndabaze ntabiherehe nose Kiyovu ari umukinnyi igira we ni umukinnyi ufitemo nose kuba Kiyovu yatira abakinnyi gutira muri football ariko uratira ku buryo utira abakinnyi 11 baza mu kibuga ibyo nabyo aragarace mu niko kujya gutira imyenda ugatira n'ikarisa umukinnyi w'Intare uri mu kibuga wakinnye nawe n'uyu munsi ugihari ni David hamwe na Rene sibyo kandi uyu munsi niyo ari mu bakinnyi beza barimo baratoranywa kubera ko Kenisi umwana wa Kenisi yamujyana mu rugo abona rudafatika niba APR uyu munsi ifitanye imikoranire myiza na Kiyovu Sport biraza kuba ikibazo kuri Gasogi gusa ariko APR wayiritse none Intare ni izande oya Ruvuyanga Intare ni izande nkumva ko tuzakira n'amakipe menshi match zabiryo Ruvuyanga Intare ni izande ariko mwamba bari tugakora ubushakashatsi ntabwo nitego gusubiza neza muri sport harimo fraternité reka kugundira ijambo rimwe mu ntego za Kiyovu harimo discipline amitié ndagushimiye wakoze kuza washimiye Kensi niwe mbanje guhera ndagushimiye wakoze kwitabira ubutumire bwacu wakoze cyane kandi rwose ndakwifuriza intsinzi ku munsi wewe ntuyifurize Kensi nabo nawe oya urabugiye kurara oya ntabwo ari byo kurarama ntabwo ari byiza fata urugamba Kenisi ntabwo nifurize kutwakira neza nifurize kutwakira neza ejo waba ufite Intare waba ufite iki uzatsinde Gasogi ndabikwifurije yego ndagushimiye rero kwibutsa abantu ko ayo makipe yombi yaba match ya Champions League ari hera na MCRG ni saa 9 hanyuma ku isaha y'isa moya n'igice ni Gasogi na Kiyovu saa 12 n'igice sorry saa 12 n'igice itike rero uburyo bwo kwigura buroroshye na akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ukagura itike iya make ni 3 yigura uyu munsi itarajya kuri 5 hanyuma uzareba izo match zombi muri stade Amahoro ndagushimira rero cyetse niba ari nzaza ndeba abagabo ntumuvuge utsinda undi ariko nzi ko numwe mu bantu mukunda cyane soma ko kantu ko hasi cyane nubivuga bizambabaza ni mu nganya ariko oya muzatsindane ibe ngaherekeza president ibe ajya avuga mu buryo rwose ngo Gasogi ngo ibigomba kuganirwa ahangaha ku meza dora tubishwanira muri content avuga ati iriya kipe ya Gasogi ati nawe n'uwo ati ngomba kuyivuga nkavuga yivuga iminota 2 ati we 2 ni mikeya uziko ejo tuzaraduhumekera mu bitugu polisi nimurasa turabashimiye rero muri rusange ubwo abantu rwose ejo bazaze kuri stade Amahoro barebe match kandi bizaba bisaba cyane ariko Kiyovu gusa ni imikino ihari igiye itandukanye usibye uwa Kiyovu champion iraza kuba rero igaruka muri iyi weekend birumvikana iyo APR twavugaga irajya imusanze ku munsi wa gatandatu Rayon Sport izakina ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9 ikine n'ikipe ya AS Kigali muri rusange rero akaba ari imikino igiye itandukanye izagenda iba indi mikino ihari usibye iyo ngiyo nababwira yuko ikipe y'abavandimwe ba Bugesera bazakina ku munsi wa gatandatu n'ikipe ya Rutsiro hanyuma ikipe ya Magaju ikakira ikipe ya Tensel hanyuma ikipe ya Marine ikakira ikipe ya Gorira hanyuma ikipe ya Police FC ikakira Gicumbi ubwo ku cyumweru imikino ibiri hari no Rayon Sport navuga n'ikipe ya Kigali saa 9 Mukura rero izakina n'ikipe ya AS Muhanga akaba ariyo mikino rero izaba imanuka ingengabihe rero ivuguruye yasohotse muri rusange ariko mbere ko tubabwira imikino imwe n'imwe nabonye Rwanda Premier League yashyize hanze Ligan wavugaga amakuru yo muri Rayon Sport ngira ngo yanyuramo mu munota nibyo hari ibaruwa ise asaduhaye ibirango byanyu byemewe none tujya tubona ibirango bimwe bitemewe hakasohoka n'amabaruwa amwe atariho
na logo yacu nka Skol kandi turi abafatanyabikorwa banyu ibi bintu ntibizongere. Ugiye ubibona ko Rayon Sport isohora amabaruwa muri logo zitandukanye, board gasohora yayo, association gasohora yayo, cyane ikibazo bwabyo ntuza nako committee executive. Icya kabiri babwiye bati ntidushaka kuzongera kubona hari umukiriya cyangwa umufatanyabikorwa n'umwe musinyana amasezerano mutatubajije mutadukonsulise, kuko ngo mu masezerano bafitanye article cyangwa ingingo ya kabiri agaka ka kabiri ku gace kaho ka 17 avuga neza ko Rayon Sport umufatanyabikorwa wese agomba kubanza akaza akamenyeshwa Skol ikareba niba icyo yabacuruza cyose nta kintu bagonga no mu buryo bujyanye n'amasezerano Rayon Sport ifitanye na Skol. Ikavuga ati ejo mwagiranye ibibazo na kampani ya telekomunikasiyo mugirana n'amasezerano mutaratubajije, ati ibyo ngibyo ntabwo tubyemera. Bakaba basabye yuko ibyo bikemuka mu maguru mashya, bari buze ko bireba byasinyweho na Eric Gilson, General Manager wa Skol mu Rwanda. Ubwo rero abareyo reka tubabwire yuko Al Hilal na El Merreikh ku munsi w'ejo CAF yazemereye gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ferwafa na Premier League bose basohora kalendriye. Amakipe ya El Merreikh na Al Hilal kuwa mbere batangiye gukina. Kuwa mbere batangiye gukina kubera ko ikipe ya Kiyovu Sport niyo baza guhera ikipe ya Al Hilal na Kiyovu kuwa mbere, ariko kuwa gatatu noneho El Merreikh na Police match ikomeye cyane. Urumva rero nabonye nka APR na Al Hilal na Police kuwa gatatu cy'umuriro gitaha. Ubwo kuwa mbere hari match, kuwa kabiri hari APR na Marine, kuwa gatatu hari match cyane, no kuwa gatanu hari match. Namo twinjire mu gice no kuwa kane Bugesera zakina El Merreikh cyumweru cyose ni shampiyona ni Rwanda Premier League. Hanyuma APR na Rayon zatangira guhura n'izi kipe zo muri Sudani ku mpera ya Fazari mu kwezi kwa mbere turi gusoza Fazari nibwo zatangira kugenda zihura n'ikipe ya Al Hilal na El Merreikh. Abavuga bati rero ntimuyiduhaye neza ku munsi w'ejo tuzayibahereza kandi tuzayiganiraho muri rusange amakuru nagaruka. Umunsi mwiza kuri mwe.